Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro teye intambwe muhinzi mworozi ndiza yanashidikanya ko aho urukomeje kumererwa neza kuri uyu munsi tuguhaye ikaze mu ifi ryacu ryo kuri uyu munsi aho tugiye kuganira ku buhumbikiro bwa avoka ariko cyane cyane turanarebera hamwe kubangurira avoka. Ese kubera iki tubangurira avoka bikorwa bite? Ese hari itandukaniro kuri avoka zabanguriwe n'izitarabanguriwe? Ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo turi buganire mu ifi ryacu byo kuri uyu munsi. Turi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara aho tugiye kuganira na bwana Niyingenera Antoine, akaba ari umuyobozi wa Mugwaneza Farm Fresh. Ni uri budufashe kudusobanurira, ariko tuzaza kuganira kandi na agronome nawe araza kudufasha kudusobanurira ku kijyanye no kubangurira. Icyo usabwa mumaze kukimenyera kiba ari kimwe gusa, no kutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda, kugira ngo tubane. Ibindi Eric Azezo urinde tubahe ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Uraho neza bwana Niyingenera Antoine? Muraho neza nyakubahwa. Neza pe nyakubahwa. Turashima Imana. Yego. Umeze neza? Ni amahoro pe. Yego. Bigaragara badushinja ngo abantu bari mu buhinzi usanga bafite ibigango ngo turya karite ngo ibindi tukabaha ibisagutse. Nibyo koko? Oya, nanone ntabwo tugomba gusigira abantu, dore ko na kenshi urabanza ukaganura ariko ugatanga ibisa nk'ibyo wafashe cyangwa ugatanga byiza kurushaho kugira ngo ubone abakiriya. Gukora ubuhinzi ntabwo bivuze ngo umuntu akwiye kunanuka. Nta kunanuka n'umubiri w'umuntu. Ushobora kunanuka bitewe n'igara ryawe cyangwa no kuteye, cyangwa ukabyiba bitewe n'umubiri wawe, nta kibazo. Yego, ko kari agaciro. Hanyuma bameze mute hano muri Rukara? Muri Rukara turaho mudusanze muri pepiniyeri. Mu mirimo yacu ya buri munsi turibanda ku buhinzi. Aha rero mudusanze twari turi mu gikorwa cyo gutegura ingemwe z'avoka zo gutegura ibihembwe by'ihinga bikurikira, cyane cyane kino gihembwe cy'inga tugiye kujyamo cy'ukwezi kwa 9, aho tuba dufite imvura ihagije itwemerera gutera ibiti bya avoka. Ndaganira n'abantu ndetse hari n'abantu benshi babizi ngo abantu bakunda avoka ngo baturuka mu majyepfo. Butare ngo nta mwana w'Ibutare warya ibiryo bitariho avoka. Niho uvuka ko waje muri avoka? Oya. None gukunda avoka nkeka ryari iterambere babonye avoka cyane, cyangwa bagira ubungo kubona avoka ku bwinshi bituma banazikunda. Iki gice rero turimo avoka ntabwo zatembere nko mu majyepfo. Ni igihingwa gishyashya, baturusha avoka kubwo ko hari amateka runaka yahibanze bagatuma avoka zihaba bitewe n'ikirere kandi zikaboneka ku bwinshi. N'ahangaha rero naho zahaba nta kibazo. Ubusanzwe urazikunda? Avoka ikintu ukora ugomba kugikunda. Oya, ndavuga kuzirya urazikunda cyane. Ntarazihinga ntabwo nazikundaga nubwo nabyiyumvagamo. Ubona yingize ngo wagiye ku isoko ibiciro ubona birahenze, uravuga ati nzajya ngizo nihinga. Oya, nabonye avoka zikunzwe, mbona ukuntu demand cyangwa uko zikeneye ku isoko, nkora uwo mushinga ubwo cyaje kuntungura nuko nzikunda no ku isahane kuruta uko nazikundaga mbere. Ahari njyango nuko nzikoramo. Yego. Hanyuma rero tujya kuganira kuri pipiniyeri, ubuhumbikiro se cyangwa irerero. Ubundi kubera iki dukeneye irerero ryawe? Dukeneye irerero rya avoka kugira ngo tubashe kubona imbuto nyinshi ku bwinshi mu bwiza kandi zikenewe. Irerero rero kurikora cyangwa gutuma ribaho, niba hano hari ingemwe 20 bya avoka, ubu kugira ngo abahinzi bazazibone ziturutse hamwe kandi zitaweho neza kandi ziboneka ari nziza. Niyo mpamvu usanga irerero rigomba kubaho kugira ngo rere ibintu byinshi byiza bikenewe biboneke mu bwinshi. Muratubura? Yego, dutubura ingemwe z'avoka. Iyo abantu bumvise gutubura hari uwumva ati babitera inshinge. Oya, ntabwo habitera inshinge. Abatamenyereye bikorerwa mu buhinzi. Nibyo koko? Oya, nta nshinge. Hari amahame cyangwa hari ubumenyi bugendanye n'itubura. Rero mu gutubura ingemwe z'avoka ni ibintu bikorwa bitanga icyizere cyangwa biha icyizere ko uzabikoresha haba mu kubinga cyangwa mu kubirya, kuko bitangira bikorwa ku buryo buri lokale, nta bindi bikoresho twifashisha bihambaye, ni itaka, ni ifumbire, n'amazi n'izindi tekinike zituma ku cya kintu kiba umwimerere. Nta by'inshinge, nta zindi hormone zidakenera n'umubiri w'umuntu tuvuga ngo wenda ahazaza byateza ikibazo. Ubuhumbikiro cyangwa se irerero ry'imbuto cyangwa se ry'ingemwe ni iki? Kubera iki turikeneye? Nabivugaga irerero icyo ridufasha no kugira ngo tubone imbuto twifuza mu bwinshi kandi mu bwiza. Bitandukanye na kera aho waryaga igiti avoka noneho wayishima ugafata rwa rubuto ukagenda ugatera munsi y'urugo. Wumva ubonye urubuto rumwe, ugatera urubuto rumwe noneho rukazatinda gukura cyangwa ukagwa umusaruro haciye igihe. Ariko buno buryo bwo gutegura irerero cyangwa pepiniyeri y'ibiti bya avoka, ndaza gufata ibuto runaka komoka
ku bihingwa biri lokale bidahuje n'ubwoko n'ibyo tugiye gutubura, noneho nshaka amashami mu bwinshi kandi mu bwiza avuye ku giti kimwe. Byumvikane ko igiti kimwe cyashobora kuguha avoka nke, ariko ubu igiti kimwe gishobora kuguha avoka nyinshi. Noneho nzane amoko y'ibiti nshaka kubyaza umusaruro cyangwa gutubura cyangwa gutera. Noneho ayo moko ninyazana nkabangura kuri za mbuto natangije, biraza kunyemerera kumpereza ibiti bisa bikozwe neza ariko biboneke mu bwinshi, bigere kuri benshi, bitandukanye nuko nafata ibibuto by'igiti nashimye nkajya mbihereza buri muntu, byagorana. Ese hari itandukaniro ku mbuto cyangwa se ku ngemwe cyangwa ibiti bya avoka byatewe bibanguriwe ndetse n'ibitabanguriwe, ngo ndavuga ku kijyanye yaba umusaruro cyangwa se n'igihe kizatangira umusaruro, hari itandukaniro rihari? Itandukaniro rihari, niba nkoze ubuhumbikiro ndakora ingemwe ziri bubonwe n'abantu benshi kandi bakabona igiti cyizewe ko ari cyo gikunzwe cyangwa bakunze. Noneho gufata rwa rubuto rwa avoka waguze mu isoko ukumvira rwose ukajya kwitera, ushobora kwizana ukayitubura ikerera igihe gito, nacyo ni irindi tandukaniro. Nk'iriya avoka wateye ako kanya mu butaka ugatera ikibuto ugategereza ko kizakura, bitwara imyaka myinshi kugira ngo izatange kuguha umusaruro. Ariko ibyiza nanone byo gukora ubuhumbikiro ukaza kubangurira avoka, ubwo ku musaruro n'igihe cyo kwera biratandukanye, kuko avoka iraza gufata imyaka 2 n'igice ibitangiye kuguha umusaruro. Mu gihe iyo yindi witere munsi y'urugo iraza gufata imyaka 5-6, usange n'abantu batangiye kurambirwa gushora amafaranga muri ubwo buhinzi ko buraza gutinda. Usanga ari aho itandukaniro riri, ni ugukora ibintu byiza mu bwinshi bitanga umusaruro vuba kandi bikagera ku bantu benshi. Yego. Hano muri ubu buhumbikiro hakorerwa nihe mirimo ihakorerwa? Imirimo ihakorerwa ijyanye no gutubura cyangwa ubutubuzi bwa avoka myinshi. Ya mbere habaho kuropeka cyangwa gufata ikibuto twakuye ku giti cyizewe, igiti kidafite uburwayi, kuri avoka nziza, none rwa rubuto twasha kuruhumbika. Dushobora kuruhumbika ako kanya turushyira mu gihoho cyangwa tukaruhumbika tugira muri jerimwari ahantu twateganyije ko ibibuto bihakurira. Ariko biterwa n'uburyo wahisemo, twe tubukoresha bwombi bitewe n'igihe dufite, bitewe n'umwanya dufite. Iyo umaze kuropeka, mbere yo kuropeka bigusaba kubanza gutegura igihoho. Urabona ko dukoresha amashashi y'umukara, tuyakura ku nganda zo mu Rwanda, ubanje gusaba uburenganzira muri REMA, barabuguhereza gukoresha n'amashashi y'ibihoho. Ishashi ukaza ukayitegura, urabona uko tuzikata tukanazitobora kugira ngo amazi azinjiremo, noneho tugategura itaka. Itaka uko turitegura, dutegura itaka tuvanye ahantu ridaheruka guhingwa, nubwo amategeko avuga ko itagomba kuritwika, ariko kubera ko bitewe n'igishoro cyangwa ugomba kuritwika, itaka ukaritwika rikaba rigomba kuba ritetse, rizira udukoko, rizira udusimba. Bisaba igiciro gisa nk'ikiri hejuru tutaragera, ariko niyo gahunda, niyo ntumbero. Ubu rero itaka turarifata, dufata itaka ahantu hadaheruka guhingwa, mwahabonye hari epfo mu ishyamba, dukura itaka tugakuramo ibyatsi, tukavangaho umucanga mukeya, tugashyiramo agafumbire gake, noneho tugafata rya taka twamajije kuvanga n'ifumbire n'umucanga, tugashyiramo ibya bihoho twamajije gutegura. Pepiniyeri ishobora kujya mu gishanga ntacyo byaba bitwaye, byaba ari byiza. Nka kampani Mugwaneza Farm Fresh turajya inama y'uko pepiniyeri burya ushobora guhitamo kwishyira ku gishanga, ariko si byiza. Impamvu tuvuga kwishyira ku gishanga ko atari byiza, icya mbere amazi y'igishanga ni amazi udashobora gukontorora cyangwa udashobora kukurinda uburwayi cyangwa icyo bita seed cyangwa disease pathogen bishobora guturuka muri ya mazi, cyangwa hari yitwa umugesi. Amazi afite amapatogeni arimo umugesi, amabakiteri. Niba amazi y'igishanga rero ugiye kuyaha urubuto ushaka ko ruba rwiza rukiri umwana, ni nk'irerero uko twabivugaga, ari amazi rero ni mabi, ntabwo atanga icyizere cy'uko wayakoresha ku rugemwe rwawe. Wabikora urugemwe rukabaho, ariko rwa rugemwe wamenyereje ibintu bibi, rudafite imbaraga zo guhangana ubushyize ku murima, ruzaguhereza resultat zitari nziza kuko n'ubundi warureze nabi. Rero abantu bakorera cyangwa gukorera ubuhumbikiro bw'ibihingwa nk'ibi ngibi ku gishanga ntabwo byaba ari inama nziza. Ukoreye ku gishanga byagusaba imbaraga nyinshi zo gutereta y'amazi, uyahanagura, uyoza, uyakirininga. Hari imiti ikoreshwa kugira ngo amazi uyakirininge, za bagiteri zigabanukemo. Hari nka chlorine ushobora kuyikoresha, ariko kuzamura igiciro noneho cy'ikintuza cy'ibyo ushyira mu byo ukora. Byaba byiza rero uhisemo gukorera ku gishanga wakoresha amazi atemba, ariko ariya y'igishanga adakunda gutemba wayirinda, kuko ntabwo ashobora gukontorora indwara. Yego. Hanyuma ku kijyanye warukomeje ku cy'amazi, mwe mukoresha ayahe mazi? Kugeza ubu amazi bisaba kwigengesera, mwe mukoresha amazi meza. Kugeza ubu ngubu amazi dukoresha n'amazi ya WASAC n'ay'imvura. Iyo imvura iguye tubasha gufata amazi tukayashyira mu bigega,
yaba adahari dukoresha amazi ya wasake, nta gihombo kirimo kuko amazi ya wasake yizeye ko aba ari meza, afite isuku nta burwayi, niyo dukoresha ugasanga igihingwa cyacu ndetse n'igisa neza cyangwa kigasa neza. Hanyuma rero twamaze gutegura za ngemwe zacu zamaze kuboneka, izi ngemwe zose ni izanyu mukoresha mu mirima yanyu cyangwa bigamije isoko? Ubuhumbikiro abanyano muri rusange dufite gahunda yo gukora ingemwe 20, tumaze kwanga 16, turi hafi kugera ku muhigo. Zose ntabwo ariko tuzazitera, hari zo dutera nkeya, izindi tuzihereza abifuza gukora business cyangwa gushora ubuhinzi, gushora imari mu buhinzi bwa avoka. Burumbe abantu bose ntibafite umwanya wo gukora avoka, ariko tubasha kubakora zino ngemwe zikaba nziza, naho tukaziherezaho, bafasha no kwesitara imirima yabo cyangwa gutegura imirima, tubakurikirana no gutera izo ngemwe. Ingemwe rero turazigurisha, tuzihereza abahinzi, hari abo tumaje guhereza bafite ibiti bimeze nk'ibyo natwe twateye hano hepfo, hari n'abari bifite bitoya. Muri rusange ibiti turabikora tugamije gutera natwe ubwacu, kwagura imirima yacu no guhereza abandi nabo ngo bahinge. Ubu ngubu hano mutubura ubwoko bwa cyangwa mubangurira, mufite ubuhe bwoko bwa avoka burimo? Ubwoko twibandaho ni ubwoko bubiri, bitavuze ko imyaka izagenda bitewe n'isoko icyo risaba tujyana ku kitukora, ariko ubu turi gukora ubwoko bubiri, ubwiganze turi gukora 70% bya hasi, 30% bya fruit. Hanyuma ku kijyanye no kubangurira imbuto cyangwa se ingemwe, mushingira kuki kugira ngo uvuge ngo dufite imbuto niba ari hasi, muyikura hehe, iboneka gute ku buryo umuntu yavuga ngo nakoresha nabanguriye kino giti kubera izi mpamvu, kubera muzikura he? Amagrefo nk'uko nayivuze, dufite imirima, dufite ibiti byacu tubasha gukora amagrefo, ariko hari igihe bitubana bike. Hari imirima rabu na nayebu bagiye bashyira ahantu bakayiha uburenganzira bwo gutanga amagrefo. Iyi mirima ibihari tukabasha kujya kwegerana ba nyiri imirima, iyo iwacu zabaye nkeya bajya kuzifata kuri abo bandi bafite ibiti bya avoka byizeye byahawe uburenganzira na nayebu. Nuganira n'umuyobozi wa Mugwaneza Farm Fresh, twamaze gusobanukirwa impamvu y'ubuhumbikiro, uko bukorwa, uko bugomba kuba bumeze, ariko kandi anakomeje kuba tekinisiye bakora ibikorwa byo kubangurira. Tugiye gusobanukirwa neza kubangurira ni iki, bikorwa gute, ni biki umuhinzi akwiye kwitondera, ese ni ryari imbuto ishobora kuboneka nyuma yo kubangurirwa kugira ngo ibe yagera igihe cyo guterwa mu murima. Ikiganiro cyari tari intambwe muhinzi mworozi, dukomeze tubane. Hanyuma turi kuganira ku kubangurira avoka. Yego. Kubera iki tubangurira avoka buri munsi? Avoka turayibangurira, urabona nk'ubu aha twicaye turi muri avoka, kandi urabona nk'iyi avoka ngiye kubangurira, ni ukuvuga ngo iyi avoka ubu navuga nubwo ari avoka ariko ntabwo ari avoka yuzuye. Impamvu iki, ubu tugiteye gutya nibura cyazatangira gutanga umusaruro mu myaka 7 cyangwa se 8, ariko ninyibangurira nsizeho akantu kitwa grefo navanye ku yindi avoka runaka, bizatuma imisemburo akangaka gafite izahura n'iki giti ikabasha kwera vuba, ukabona umusaruro. Iki giti kirimo hano ni iki, n'ubuhe bwoko? Iki giti ni ku giti kitari icya kizungu, ku kibuto, navuga kuri avoka kimeza nyarwanda. Kubera iki ariyo muhitamo? Impamvu iki kivoka navuga ko nubwo nkisi kivoka ni ukubera ko kidakunzwe kandi nta musaruro gitanga ugezweho. Impamvu ni uko cyo gifite ingufu nyinshi cyane kandi kikihanganira n'ikirere kugira ngo kibashe kubaho. Yego, kubera ni gakondo cyamenyereye ikirere cyane. Yego. Nubwo mucyangira umusaruro ariko numva gifite n'akandi kamaro. Yego. Hanyuma iyo cyamaze gukura kugira ngo umenye ngo kigeze igihe cyo kubangurirwa, ni igihe kimeze gite? Ni ukuvuga ndahera tugiye kugitegura, dufata icyo kibuto tukakishira mu butaka, nyuma y'ukwezi kumwe kiba cyaturitse cyageze hejuru, noneho ukakirera, nyuma y'amezi 4 kiba gifite nibura wenda santimetero 25 cyangwa 30, noneho ukakibangurira. Ukaza ugakata ukurikije uko kingana. Niba numvise neza kwa kwezi gushize mwagishyize mu bihoho, mu kibangurira kugeze kuri santimetero nibura 25 na 30. Yego. Aha. Noneho za santimetero zuzuye. Umuntu apimishije ijisho cyane rwose nk'iry'umufundi. Yego. Ndabona kiryuzuye. Yego. Hanyuma ni iki gikurikiraho? Igikurikiraho ni ukujya kurambagiza imbuto cyangwa se urubuto kuri avoka wifuje ushaka kugira. Cyane ko nk'hando turi kuri pipinyeri twebwe dukunda gukoresha amaforite na hasi. Uragenda
ku mbuto zatoranijwe cyangwa se muri labu washimye za mbuto ukayizana ugatangira igikorwa cyawe. Yego. Aha bikorwa biti? Uko bikorwa, uraza iyi voka yacu irakuze, ufite ibikoresho, urabona niba uru ni urubuto ndakuye muri labu cyangwa se mu mirima yatoranijwe labu yasuye, ugaca aka gatwe ariko ukareba ese agatwe ngiye guca karakomeye ku buryo ki katari gitontome ku buryo katazuma. Noneho wamara kugaca ukagasigira nibura hagati y'amaso 4 cyangwa 5. Urabona akangaka gafite. Uyi ni fiorite cyangwa ni hasi? Ni hasi. Yego. Yego. Ugira gutya ubu kugira ngo aya mababi nayo ari kuzana amazi, ari kukinywa kwanza, ari kugicura. Ukayakuraho gutya. Ukayakuraho witonze kugira ngo udakata rya jisho rizaturika rikamera. Cyo ukurikizaho iki ngiki cyitwa porte greffe, uragikata hagati nibura wenda kuva kuri santimetero 10 cyangwa 15, ukagikata gutya. None niba urangiza kugikata ufata ya greffo rwa rubuto rwifuje, ngo ni urubangurizo. Yego. Yego. Navuga kandi nk'imfizi. Ukayizana gutya. Ubu si ni imfizi cyangwa imfizi ni yindi ikomeye yihanganira ikirere? Imfizi ni yingi naje kuzana kugira ngo yimye intuza mfite hano. Yego. Ukayigira gutya, ukayisongora gutya, ku mpande ugakora akantu kameze nka triangle gasongoye ku mpande zingana. Neza utikata. Arangiza ugafata iki ngiki, iki cyitwa porte greffe, ugasaturamo hagati muri axe centrale. Arangiza ukazana gutya, ugafata ka kandi wasongoye ku mpande zingana, ukakinjizamo ugaseseka ku buryo ya mibiri ahantu waketse haraza guhuriramo hagati. Ukazana akantu bita sentire, ukakazana ukazirika gutya. Kubera iki dushyiraho sentire? Ndabivuga kamanze bikore gutya. Iyi sentire nyisizeho kugira ngo ifate iyi porte greffe n'iyi greffo, uyikanye gutya ya mibiri itose ibashe guhana gutya. Noneho hari tuntu karimo hano tumeze nk'uturira. Noneho iyo dufatanye tumeze nka kore, niho dutuma iki giti n'icyo hejuru byose iyo mibiri yambarana igahura. Iyo utaziritse cyane biratana, cyangwa se hakinjiramo urumuri cyangwa se hakinjiramo amazi. Yego. Noneho bigatandukana, kiba giti ntikibe cyafata. Hanyuma noneho umaze kubidusobanurira, ariko uko mbona bikorwa nuko hano hubatse, bundi ahantu dukwiye kubangura hagakwiye kuba hubatse. Nubundi ibingibi pipinieri mbere yuko ukora greffage ugomba kuba hubatse, kubera yuko ukuvuga ngo iki giti nubwo tugisiza igihe cyari gifite ubuzima ni iki kiri mu ishashi, ariko iki duteretsemo nta buzima gifite. Bivuze ngo kibonye urumuri rwinshi cyacyotsa ntigifate kubera yuko nubundi twagiciye. Yego. Hanyuma noneho iyo tumaze gukora ibi ngibi, nabonye ni byibuze ni nk'amezi angahe biba bigeze kugira ngo bikorwe gutya? Twamaze kwa kwezi kumwe cya kibuto twateye cyaraturitse cyaragezemo, tumaze kubangurira, ndibuze bitangira guturika haciye igihe kingana iki, cyangwa umenya ngo yarafashe? Ndasubira inyuma gato. Iyo tumaze kukiropika kwa kwezi kimaze kumera, turakirera nyuma y'amezi 4 kiba kigeze igihe cyo kubangurirwa bitewe n'igihe wakitayeho. Bivuze bimaze amezi 4? Yego. Noneho byarangiza gutyo, iyo umaze kucyambika gutyo, umaze kukizirika iyi sentire kugira ngo ya mibiri wakomerekeje ihure, uzana ishashe iyi ngiyi. Yego. Ukacyambika gutya. Urabona ko ishashe ari umweru. Yego. Impamvu ari umweru ni ukugira ngo iki giti, burya igiti ni nk'umuntu, kugira ngo urumuri niruza ruhite rupika kuri cya giti kandi bicyoroheye. Niyo mpamvu dukoresha ishashi y'umweru. Ntabwo ishashi yagitwika? Oya, ntabwo yagitwika. Ubushyuhe wenda nkeka ko bwabwegeranye. Ahubwo noneho n'impamvu hano hejuru hapfutse gutya, byakabaye ngombwa ko tuzirikaho hano kugira ngo itutu nirizamo hano rifashe kino giti kino twateretsemo kubyimba. Ni kibyimba kirazana amatembabuzi aza guhura na ya yandi arimo hano, igiti cyacu gihita gifata. Bivuze ngo iyo umaze kukigira gutya uhita ushigikurikirana, ugashiraho ifumbire, ukagiha amazi, nyuma y'ukwezi kumwe kiba cyatangiye kwereka ibimenyetso ko urubuto rwawe rwafashe.
Isashi ivaho ryari? Ishashi ivaho iyo aya maso nakweretse atangiye kubyara utubabi, hatangiye kuza utuburujo tumeze nk'utubabi tuza tumeze gutya. Ibitontome y'ishashi utinze kuyikuraho amababi arapfa cyangwa se agashya akaba yanahunguka. Yego. Ubwo bivuze ngo iyo yatangiye guturika bivuze ngo yafashe cyane rwose. Yego. Hanyuma ku kijyanye n'imbuto nziza cyangwa se ubwoko bwa avoka, reka tuvuge ubwoko bwiza bwa avoka. Mubwirwa n'iki kuvuga ngo avoka nziza cyangwa se greffo, icyo mubangurizaho niba ariko navuga umwimerere wacu ushingiye kuki? Nkuko nari nabikubwiye, dufite imirima tuba umunsi ku munsi, tuba tubona igiti kizima tubasha gukuraho umubangurizo cyangwa imbangurizo nziza, ibyo bita greffo mu ndimi z'amahanga. Izo greffo rero tubasha iyo igiti ubana nacyo uba ureba ko igiti kidafite uburwayi, igiti cyakuze neza, nicyo tubasha gukuraho greffo cyangwa imbangurizo. Ariko hari n'indi mirima, iyo iwacu zitubaye nke, hari imirima yashyizweho na RAB na YEB bemeje ko iyo mirima ifite ubuziranenge, idafite ibibazo by'uburwayi, umuntu yakora imbuto nziza akaba yitubura akahereza n'abandi, akemeza ko atanze imbangurizo nziza cyangwa ingemwe nziza. Ubwo buryo bufasha abashaka gutubura kumenya imirima myiza, kumenya aho bakora greffo nziza. Ugeze cyangwa gukora analysis cyangwa kugenzura igiti cyawe, umenya ko igiti ari kizima. Iyo usanze kirwaye, imbangurizo urayihorera ugafata ku biti bizima. Voka yabanguriwe n'itarabanguriwe bitandukaniye he? Ngo yaba ku musaruro ndetse n'igihe cyo gutanga umusaruro. Aho bitandukaniye, voka yabanguriwe icyiza cyayo cya mbere nuko iguhereza urugemwe uzi wizeye, cyangwa uhereza umusaruro uzi wizeye. Niyo ubanguriye hasi uzabona hasi, ariko niba utoraguye nk'ikibuto utazi icyo kizera, kiguhereza icyo utazi n'ubundi. Ikindi cyiza cya kabiri cya voka zibanguriye, ushaka gutera avoka 1000 zisa urazitera kuko uzi guteye hasi. Ariko nushaka gutera avoka zisa ukajya gutora imbuto mu isoko, uzatera avoka 1000 zidasa cyangwa 500 zisa, nta uniform bigira. Ikindi umusaruro bitanga mu gihe usanga avoka ibanguriye imyaka 2 n'igice 3 itangira kuguha umusaruro, mu gihe avoka itabanguriye ifata mu myaka 7 9 n'igeze mu myaka 10 itaratangira gutanga umusaruro, uretse kuguha agacucu gusa cyane utanga amahumbezi. Nicyo kindi yabigufasha. Yego. Hanyuma tugana no ku musozo, ubu kuba umuntu birashoboka ko yajya mu mwuga w'ubutubuzi cyangwa ubangurizi, ubwo kubangurira n'uwo mwuga wo gutubura imbuto y'avoka, akabikora kinyamwuga ariko bimutunze bimubeshejeho. Yego, birashoboka cyane, kuko ingemwe nkuko navuga mu Rwanda, igihingwa cy'avoka cyane cyane muri kano gace k'iburasirazuba ni igihingwa gisa nk'icyasigaye inyuma. Abantu bakeneye cyangwa abahinzi bakeneye kugira ngo babone izo mbuto babashe kwiteza imbere cyangwa guhinga icyo gihingwa. N'ahandi mu duce twinshi two mu gihugu utangije umushinga wo gutubura ingemwe za avoka birakunda, kuko iyo urebye icyo ushyiramo n'icyo ukuramo, birashoboka ko umuntu yashora mu buhinzi mu butubuzi bw'imbuto za avoka cyangwa n'izindi mbuto, akagira icyo abona, kuko ni business yizewe, ni ishoramari ryizewe. Iyo ubikora ugamije ko biba byiza, iyo bibonetse rwose byanga bikunze uragurisha kandi ku isoko hajyayo umusaruro, ntabwo hajyayo imvune. Urakoze cyane, reka tukwifurize gukomeza gutera intambwe. Murakoze cyane. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe muhinzi mworozi, twabanye kuri uyu munsi, ndizanashidikanya ko isomo ry'uyu munsi ryari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twari mu irerero cyangwa se pipiniyeri cyangwa ubuhumbikiro, ariko cyane cyane aho twifashisha uburyo bwo kubangurira. Ni imbuto ni avoka, ubwoko twabonye bukorerwa hano ni bubiri, ni fuerite ndetse na hasi. Twasobanukiwe neza uko bikora, twabonye impamvu yabyo, twabonye ko avoka ibanguriye ishobora gutanga umusaruro mwinshi mwiza wizeye, ariko kandi n'ikindi igabanya n'igihe cyo gutangiraho umusaruro cyangwa se igihe cyo gutangira kwera. Ikiganiro cy'umunsi tugisoreje, dusoje tuvuga tuti ubutaha tuzahurira mu murima noneho. Ese avoka yo twamaze kuyibangurira, urugemwe rwabonetse, hano harimo zimwe zamaze kuboneka, ubutaha tuzajya mu murima kuzitera, turebe n'ubuhinzi bwa avoka uko bukorwa. Ikiganiro cy'umunsi tugisoreje, reka ngushimire twabanye, tuzahura ubutaha. Njye nari Eric Kajeje, ikiganiro cya Tera Intambwe muhinzi mworozi, nakagaruka. Bye bye.